inshuti mudukurikira kuri SFKCNM TV. Reka mfata aka kanya mbashimire cyane uburyo mugerageza gukurikira inama dutanga, ariko mukazishyira no mu bikorwa. Uyu mwanya izi mboga mubona afite mu ntoki izo nshaka kuvugaho, kuko abantu benshi ntabwo baziha agaciro, nta nubwo benshi bumva ko ari n'imboga, ahubwo baravuga bati uwaca izo mboga ufite yaba yangije, kuko uca imitwe y'inzuzi ugaca imitwe y'ibishayote ubu byangije. Ariko ibyo ngibyo ni ukutamenya, ibanga ibi bimera bifite. Iyo ukase umutwe aho wawukase hahita hamera imitwe 3 cyangwa 4. Kubw'ibyo rero iyo ukeneye izi mboga birasaba ko umuntu agerageza kujya akata iyi mitwe ukayikoresha nk'imboga kugira ngo hamere iyindi. Birumvikana yenda umusaruro wo kubona amadegede wo ushobora kugabanuka, ariko imboga ukeneye z'ibyatsi ukazibonaho ku bwinshi. Abantu benshi bahinga inzuzi bakeneye amadegede, abandi bagahinga kayote bakeneye amadegede yazo, ariko ikintu batazi ni uko izi mboga zikize ku ntungamubiri nyinshi, cyane cyane umunyu wa magnesium ndetse rimwe na rimwe na calcium, hakazamo n'andi ma phytochemicals ajya gufasha umubiri kurwanya indwara zikomeye zirimo n'izuririra ku ntege nke z'umubiri w'umuntu n'ihinduka ry'ikirere, kandi nizo zibasiye abantu benshi muri iki gihe. Kubw'ibyo rero izi mboga nabashishikariza kujya muzirya, abantu bafite ubushobozi bwo kuba bazihinga, kuko nanone ntabwo twirengagiza challenge ihari yuko izi mboga zisaba space nini, zisaba ahantu amadegede yurira, inzuzi zurira, bisaba ahantu kayote zurira. Murabona ko zikenera space nini, zikenera aho zisanzurira, ariko iyo wamaze kuhakora zabonye aho zisanzurira nawe ubyungukiramo, kuko ushobora kubona imboga buri munsi murabyibonera ahangaha. Iyo uziretse zikisanzura rwose ubona imboga ukeneye buri munsi. Izi mboga rero kuzirya buri munsi umubiri ubyungukiramo byinshi cyane. Birumvikana umubiri ushobora kurwanya indwara, ariko ukashobora no kwivura. Kandi ikindi ni uko iyo washoboye kurya neza washoboye no kubaka ubuzima bwiza. Murakoze cyane. Iyi ni SFKCNM TV. Turabakunda.